iminsi myinshi amakuru biracamo bimeze bite biragenda amakuru y'iminsi turaho mperuka kumva ngo mwagize ibyago mu muryango wanyu oye se kari ibisanzwe ibisanzwe gusa buriya rero kubera n'ubutindi umuntu aba yarabuze ukuntu aza kubatabara mu bigambo twinshi kugira mfite icyo umurimo wanjye uri kuzashaka umuntu wihiye Nebandi kukubwira kuri hasi muri imfura buriya rero mu bagabo bose bamwe umudugudu wose urumva nari nitegereje navuga ati ubundi uriya mugabo igihe nakubiswe niyo wamakazi igihe nashonje nawe wankubita ibiri niyo komeza ubwire iby'umurima nshaka ariko ngere ukore hano ko numva umeze nk'umutekamo nasisunze nta mu mudugudu wose zinye bahingira zikomeze nihuta n'ibyo guhinga se ariko ntabwo ni mbere haraheze ndi kuhabona piriya ku turi no ibi biti byose ukabihinga ukabikuramo mwansasura ngakuramo ibi byatsi byose uhereye hariya hepfiri bose ugakuramo tambike nkwereke yego nasubwo bakwirukanye ute naribukanye mwana weza ashobora akazi ko ari muri bintu bya telefone aya mwana jya wihangana ukora akazi mwana wawe kurabizi mu cyaro aragoranye sawa rero ngaho reka umwereka umurimo wanjye niwe ndumva yibereye muri telefone sawa uva bose uva nyine mubwire buzagashobora kandi utajya telefone ugakora ibintu byanjye urumva umuvandimwe waramamagaye unshaka nane gusangizaho ari bunini namushumba ukeneye y'abashumba birekeye akazi sako wagakora ivyo nta kintu bitwaye umuntu kubona harimo urwiri hano harimo urwiri rwatanje aya mashusho baragiye ibyo byose ni ugukuramo nka jugu ibiti byose ibi by'amafi bino babyita nuzi nyuma ugahekiri guhabona rwose uno butaka buranagize bwarumye ibi ngibi byose bagiye kubibakiramo ndi kubibona ubundi kimara kunyereka mba namaze kubibona ubwo ngubwo noneho gahunda ngo zimeze gute hanyuma rero ajya ngo igihugu uzajyuma kuguha ku mwana uziko hari mwafasha abakene mukadufata mukaturibata mukatugira ibintu uzarya igihumbi kigura iki kwiki ibyo kigura siko banga ukikigura ntabwo bwira igihumbi ubu nyiguhaye we wakigura niyo ni tagata akoreka mwe yuko dupatana arasukura dupatani ukuri kubona uwo murima nyine ni munini sibyo wawubonye nanga imana mfakitira saga murima nkurikije n'ukuntu ndi kubona jewe uko hano ntabwo habuze n'imibyizi irenga 212 kubitamo hariya muntu uzahari uri kubona hariya mu nsina zawo here no muri rubavu nyine uri kuhamuka uri kurebamo hariya irimo kubita hariya umuntu uza hariya mu nsina z'amatwi uruguriro erega nawe ubundi uburebure bwa uri kurebamo hariya oya nabyo kuhenda ibi biti wabibona wabyiboneye noneho bisa nk'ukora hasi bisa nk'ukora hasi hano bantu banywereyemo amatabi wanywera biri mu gihe wanywera n'ibindi bose urabona bamwe magana abiri ntabwo abura n'ibyiza magana abiri wenda reka ibihumbi makumyabiri byonyine uje byonyine uri umva nkubwire byibuze biri ku 30 bose urakoranye rero je ndumva nanabigusiga 30 niba uzakora byose kandi harimo ibicupa wabonye biguyemo asanga ubuzi nanjye no ubi byatsi usa nk'urandura ibyatsi mvukungu bikomeye yagiye baranduza isuka ntabwo baranduza asuka sinagukoresha urayemera cyane abo ntacyo muhanze bataragira n'ikintu ukora kibazo ntabwo ari uko namamvanze yende kugira niyo wankubita makeya byajya batse ngiye nyiha umuntu watangiye uko utatangiye gukora ntabwo wavanze se yerekana iki we nukora nk'icyumweru cyangwa se bibiri umva nkubwire kugira ngo wemere ko ibintu ugomba no kubigira se yenge kugira nshaka undi muntu uri kumva mpuzane turi ukuntu bino bintu bigomba kugenda noneho gusa vanze bikenewe n'akazi kugira vanze mbese nanjye ngo we vanze se nyikwereke ngo we vanze yo kurandura ibyatsi mwereze uko ndi se oya vanze n'icyumweru
hose uhinga uhereye icyumweru nyine nanjye ubwo nzaza guhinga nyuma y'icyumweru urumva gusa nyine amasuka zose uyafite amasuka y'uko nabihiga n'izanjye gusa ariko vansi ikindi noneho komeza diro zawe reka nanjye ngere njye kureba uwo muntu uzi uzaza ryari uzagaruka mu ryari oya kandi natari nazana n'uwo muntu kugira ngo uzabanza umuzane noneho tunahuze n'ibiciro yewe uzambwira noneho unatubwira ka avanse gakwiriye ushobora kuba waduha jewe nzatanga avanse ari uko umaze utangiye oya avanse ibikenewe avanse ni ingenzi sawa ubwo ase kugira nta n'igihumbi umayera wakoze iki urima rwose umurimo umuntu yawinga akawurangira ko abantu twigira ariko nta reka nze njye kuzana